maze Imana imaze kubona ko abantu benshi bamaze kuyihinduka ifata umwanzuro utari woroshye habe na gato, aho yiyemeje kurimbuza isi yose amazi kuko yari imaze kubona ko abantu nta cyiza kabo. Nawe rero ushobora kwibaza utese kuki Imana yafashe icyemezo cyo kurimbura isi yose ikoresheje amazi, kuki yahisemo Nowa n'umuryango we. Umwuzure wa Nowa si inkuru y'abana gusa, ni inkuru ikomeye yuzuye mu butabera, urukundo no gukiza. Uyu munsi tugiye kwinjira mu iyobera ry'iyi nkuru iri mu gitabo cy'Itangiriro. Igihe Charles mwumva nyibisanzwe nkabo umugaragu w'amayobera matagatifu mugezwaho. Gaho twinjire mu isi y'akasamutwe yatumye Imana ihinduka igakoresha amazi ihana. Kora subscribe niba nawe uri mushyashya hano, nawe uhinduka umunyamuryango wa Freedom Empire. Ikaze. Isi yabaye mbi. Mu Itangiriro 6:5 haravuga ngo Uwiteka abona ko ibitekerezo by'abantu hari bibiteka ryose, maze yicuza ko yaremye umuntu. Abantu bari barasuzuguye Imana burundu, urugomo ubusambanyi n'ubwiyandarike byari byararenze urugero. Imana ifite urukundo, ariko ifite n'ubutabera. Igihe cyari kigeze cyo guhana. Nowa umuntu w'umukiranutsi, ariko hari umugabo witwaga Nowa, Bibiliya imuvuga nk'umukiranutsi wagendanye n'Imana. Imana yamuhaye amabwiriza kubaka ubwato bunini buzajya burokora we n'umuryango we ndetse n'inyamaswa zo mu bwoko bwose. Imana ihora ishaka abantu bahagaze mu kuri n'isi yose yaba yangiritse. Nowa ntiyigeze ashidikanya, yarumviye nubwo atarasanzwe abona imvura. Kubaka ubwato byamutwaye imyaka myinshi, abantu baramuseka ariko ntiyacogora habe na gato. Umwuzure uratera, imvura yatangiye kugwa iminsi 40 n'amashero 40, imyuzure n'inyanja byose biruzura. Ubutaka bwose burengerwa n'amazi, ibinyabuzima byose byarapfuye, usibye ibyo byari mu bwato bwa Nowa. Igihe cy'impuhwe cyari cyarangiye, ubu hari igihe cyo guhana. Imana ihana, ariko inarokora bumva ijwi ryayo. Ubwato bwa Nowa ni ishusho y'agakiza. Abarimo nibo barokotse nk'uko n'ubu abari muri Kristo ari bo barokoka. Umuryango mushya. Nyuma y'iminsi 150 amazi yatangiye kugabanuka, ubwato buhagarara ku musozi wa Ararati. Nowa arasohoka, yubakira Imana igicaniro. Imana imusezeranya ko itazongera kurimbuza isi amazi. Imana ihora itanga amahirwe ya kabiri, umukorombya wabaye ikimenyetso cy'isezerano rishya. Ubutumwa, Imana irahana, ariko ntibagirwa abo yakunze. Umwuzure wa Nowa si inkuru ishaje, ni isomo rikomeye kuri twe. Isi y'ubu nayo yuzuye urugomo, ubugome, ubusambanyi, ubwicanyi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko Imana iracyashaka abantu wabiki gihe, abantu b'umutima wera bumvira kandi bubaka ubwato bwo kwizera. Wowe se wubatse ubwato bwawe, ufite ukwizera kuzakurinda? Igihe cyo kubaka ni ubu ngubu, mbere y'uko imvura itangira kugwa. Ntutegereza amazi ngo atangire kugira ngo wiyemeze kumvira Imana. Iyi Imana ivuze igira icyo ikora. Iyi guhaye gahunda nuko irimo kukurinda. Kubaha Imana nibwo bwato bwo muri iki gihe. Wowe uzajya mu bwato cyangwa uzasigara inyuma? Nkuko gahunda yacu ari ugushakira icyiza mu mwijima w'ibyayiberanye, dore inyigisho 10 z'ingenzi zivanwa mu mwuzure wa Nowa zihuje n'ubuzima bw'uyu munsi. Iya mbere, Imana ihana icyaha ariko inarokora abanyamugisha. Icyo bivuze muri iki gihe, nubwo isi yuzuye ibikorwa bibi nk'ubusambanyi, ruswa, kwica, kwiba n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, Imana iracyafite abantu b'ikirenga. Nkuko yarokoye Nowa ku mugore uhangayikishijwe n'urugo, umva ko Imana izahagarara ku ruhande rw'abakiranutsi n'abizera nubwo abandi baba basa n'ababatsinze. Isomo rya kabiri, Nowa yarumviye atangira kubaka ubwato nubwo abantu bose bamusekaga. Icyo bivuze muri iki gihe, abantu benshi babangamirwa n'amahitamo yabo kuko abandi babaseka cyangwa babatuka. Ku rubyiruko ruri mu nzira y'Imana, komera ku cyiza nubwo abandi baguseka, kuko icy'ingenzi si uko ubaho uyu munsi, ahubwo nuko uzarokoka ejo hazaza. Isomo rya gatatu, iby'Imana yavuze byarabaye nubwo abantu batabyumvaga. Icyo bivuze muri iki gihe, Imana iracyavuga mu buryo bwinshi, mu ijambo ryayo, mu nzozi, mu bihamya no mu bindi byinshi bigiye bitandukanye, ariko abantu ntibiyumvisha. Ubuntu ubayeho mu butekamutwe, ubwo waba wibereye mu by'isi, igihe wumva ijwi ry'Imana, kuko ibyo yavuze bizasohora. Isomo rya kane, kubaka ubwato byasabye igihe, umuhate no kwihangana. Icyo bivuze muri iki gihe, ibintu byiza ntibiza mu kanya gato. Kwihangana no gukomeza gukora umurimo wawe nibyo bizana igisubizo. Ku mucuruzi uhangana n'igihombo, komeza wubake. Nubwo isoko ridahagaze neza, ubwato bwawe buracyubakwa. Isomo rya gatanu, umuryango wa Nowa wararokotse kubera umutware wabo wari umukiranutsi. Icyo bivuze muri iki gihe, abayobozi b'urugo, ababyeyi,
abafasha bafite uruhare runini mu kurengera imiryango yabo. Ku babyeyi, ibyo uhitamo uyu munsi, ibyaba byo mu mwuka cyangwa ibifatika, bizagira ingaruka ku bana bawe. Isomo rya 6, abari mu bwato gusa nibo barokotse. Icyo bivuze muri iki gihe, ubwato bwa none ni ukwizera, gusenga no kuba hafi y'Imana. Ku muntu wumva ikennye mu mwuka, agerageza kugaruka mu bwato. Iby'isi birashukana ariko ntibiramba. Isomo rya 7, umwuzure waturutse hejuru no hasi. Icyo bivuze muri iki gihe, ibibazo ntibizira ahantu hamwe gusa. Bishobora kuza mu miryango, mu buzima, mu kazi, mu myumvire n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ku muntu wugarijwe n'ingorane, Imana niyo ifite igisubizo cy'ahaturuka byose. Ifite ubushobozi bwo kukurokora n'ibibi byose byaba bikuzengurutse. Isomo rya 8, Imana yasezeranyije ko itazongera kurimbuza isi amazi. Icyo bivuze muri iki gihe, ibi bitwigisha ko Imana itanga amahirwe mashya. Ku muntu wakoze amakosa cyangwa waciwe intege, Imana iracyaguha amahirwe yo gutangira bushya. Genda uyubakira igicaniro cy'umutima wawe. Isomo rya 9, umukororombya ni ikimenyetso cy'isezerano. Icyo bivuze muri iki gihe, hari ibimenyetso by'uko Imana ikiri kumwe natwe: amagara, umuryango, kubaho neza, umutuzo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ku muntu ubona ntacyo afite, iyo ukiriho nta kabuza ufite umukororombya wawe. Imana iri kugendana nawe, ahubwo humuka nawe yakire n'umutima wawe wose. Isomo rya 10 ari naryo rya nyuma, Imana ishaka Nowa w'iki gihe cyangwa se ba Nowa b'iki gihe. Icyo bivuze muri iki gihe, isi yubira cyakeneye abantu bazaba intangarugero, abubaka ubwato bwo kwizera, abigisha abandi, abaharanira ubuzima bwera. Kuwifuza kuba umuyobozi mwiza, tangira kuba nka Nowa. Wubake, wumvire, wirinde icyaha kandi ube urumuri mu isi yuzuye mu mwijima. Mvugira utamena mena. Mwe mwese tugiranye kuri uyu munota, ndabashimiye kandi Nyagasana haze ibyifuzo byanyu. Ikindi kiganiro nk'iki ngiki naho ubutaha kuri channel ya Freedom Empire. Ibuka gukora subscribe, nawe uze mu isi nshya, usobanukirwe kandi wigire ku mayobera matagatifu. Ndabashimiye. Ciao ciao.